ngo ruzi gushaka kumenya igihe uzabyarira bitagusabye kugera kwa muganga. Abantu benshi cyane bakunda kuza kwa muganga bashaka kugira ngo bamenye igihe bazabyarira, ariko ubundi ntago ari ibintu bisaba ubwenge cyangwa se ubuhanga budahangaje kugira ngo ubashe kumenya igihe uzabyarira nk'umugore, kuko na muganga nawe ntabwo bimusaba gutekereza cyane. Kumenya igihe uzabyara ni ibintu by'ingenzi cyane, niyo mpamvu cyose mu gihe cyose ukimenya ko wasamye ukwiye kumenya igihe inda yawe izaba yujuje amezi 9 ukaba wabyarira. Uyu munsi mu kiganiro cyacu ngiye kubigisha uburyo wowe ubwawe bitagusabye kujya kwa muganga ushaka kumenya igihe uzaba wujuje amezi 9 ukazabyarira. Ngiye ngo banze kuri like na subscribe kuri channel yacu dukomeze n'ibiganiro. Ubundi icyo usabwa kugira ngo umenye igihe uzabyara nk'umugore ni ukuba uzi itariki uherukiramo imihango. Ubundi itariki uherukiramo imihango tuba tuvuga ni umunsi wa mbere wagiriye muri iyo mihango iheruka. Tuvuge ubu ngo turi mu kwezi kwa 4 ariko uheruka mihango mu kwezi kwa 3. Itariki ya mbere wagiye n'iyo mihango, tuvuge wagiye mihango kuri 15 ugera kuri 18. Ubwo itariki dukeneye kumenya wagiye mu mihango niyo tariki 15. Rero iyo uzi itariki wagiye mu mihango biba byoroshye cyane kuba wamenya nyine igihe uzabyara cyangwa se igihe inda izaba yujuje amezi 9. Ufata ku kwezi wari urimo ukongeraho amezi 9. Tuvuge niba ari mu kwa 3 iyo wongeraho amezi 9 biba mu kwa 12. Tuvuge wenda wabonye imihango ku itariki 15. Kuzafata zo kwa 3 uzafata mu kwa 3 wongeraho amezi 9 bibe mu kwa 12. Ufate kuzo tariki 15 wongereho iminsi 7 bibe kuri 22. Ubwo uzuza amezi 9 cyangwa se uzabyara mu kwa 12 ku itariki 22. Mbisubiremo neza kugira ngo byumve. Kugira ngo umenye igihe uzabyarira ufata ukwezi uzabyariramo, ukwezi wabonye ugomba kubuza igihe wabonye imihango, ukongeraho amezi 9 kuri uko kwezi, warangiza ukongeraho iminsi 7 kuri iyo tariki waboneyeho imihango. Urugero nanone tuvuge ni warabonye imihango mu kwezi kwa 2 kuri 16. Ubwo uzafata ukwezi kwa 2 wongereho amezi 9 ukongeraho icyo 9 tuba tugeze mu kwezi kwa 11. Niba ari kuri 16 wongereho iminsi 7 tuba tugeze kuri 23. Ubwo uzabyara kuri 23 z'ukwa 11. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni kumenya itariki uzabyariraho. Noneho kugira ngo wongereho amezi 9 ufata ukwezi urimo ugakuramo amezi 3. Wamara gukuramo amezi 3 ukongera none ukongeraho iminsi 7. Katwongeye dufate kwa rugero rwa muntu wo ku kwa 2 ku itariki 16. Nukuramo amezi 3 birahita bikugeza mu kwezi kwa 11. Ni kugeza mu kwezi kwa 10, ni kugeza mu kwa 11 kuri ya tariki 16 wongeraho iminsi 7 bikugeza kuri 23. N'ubundi urongera ko wa muntu azongera akabyara ku itariki 10 mu kwa 11 ku itariki 23. Niyo twafata undi rugero rw'umuntu w'ubyaye weno mu kwa 5 ku itariki 8. Sibyo ushaka fata mu kwa 5 ukuramo amezi 3 ukagera mu kwa 2 ku itariki 8 ukongera iminsi 7 ukajya ku itariki 15. Rero ubwo nibwo buryo kwa muganga bakoresha bwo kumenya igihe uzuzuza amezi 9 cyangwa se igihe uzabyarira bahereye ku itariki waboneyeho imihango. Bisubiremo mu munsi wa mbere waboneyeho imihango, ubundi ugafata ukongeraho amezi 9 n'iminsi 7 cyangwa ugafata ugakuramo amezi 3 ni ukongeraho iminsi 7. Ariko nyine iyo ukuyemo itandukaniro ry'abaye n'ibyo guteranya, iyo ukuyemo ntago ukuramo usubira inyuma nyine mu mwaka, ukuramo ariko umwaka ukawuguma nyine ukawugumana ari uwo nguwo cyangwa ukawegeza imbere bitewe n'igihe umwaka ugereye nyine. Yego ni icyo ngicyo bisaba, nta bundi bwenge bisaba. Akenshi rero itazi igihe waboneye imihango ho biba ari itegeko kuza kwa muganga, kuko ho bakeneye guca mu cyuma cya ecography kugira ngo munyizina bamenye mu by'ukuri ese uzabyara ryari cyangwa se inda yawe izuza amezi 9. Nubwo akenshi tuvuga ngo itariki uzabyaraho ngo niyo ngiyo, mu by'ukuri akenshi ni itariki ubundi inda yawe yujuje amezi 9 ushaka kubyara mbere yaho by'imwezi 3 cyangwa se nyuma yaho icyumweru cyangwa nicyo umunini w'icyo gihe ushaka kubyariramo. Ariko ubundi inda igejeje igihe neza yujuje amezi 9 nyine nuko nguko umenya iyo tariki uzabyaraho. Mwakoze rero gukurikirana umuyoboro hano kuri YouTube nkuko bisanzwe, mwari kumwe na Muganga ufite na Majari Stide naho ubutaha.